nanone dore umwaka urashize kandi n'undi uratashe twongere twishime tunezerwe dushimire Imana Nyagasani iduhagaritse tukaba tugejeje aya magingo nanone dore umwaka urashize kandi n'undi uratashe twongere twishime tunezerwe dushimire Imana Nyagasani iduhagaritse tukaba tugejeje aya magingo ntacyo twatanze ngo dukunde turame abataragize ayo mahirwe abo si ku bwabo kuko ntawanga kuramuka ntacyo twatanze ngo dukunde turame abataragize ayo mahirwe abo si ku bwabo kuko ntawanga kuramuka twe turenzeho twidagadure twebwe rugira tutije ubuzima twe turenzeho twidagadure twebwe rugira tutije ubuzima waba umusaza cyangwa umukecuru wishingikiriza akabando ucinya akadiho wifuriza abakiri bato kugera aho ugeze waba umusaza cyangwa umukecuru wishingikiriza akabando ucinya akadiho wifuriza abakiri bato kugera aho ugeze nanone dore umwaka urashize kandi n'undi uratashe twongere twishime tunezerwe dushimire Imana Nyagasani iduhagaritse tukaba tugejeje aya magingo nanone dore umwaka urashize kandi n'undi uratashe twongere twishime tunezerwe dushimire Imana Nyagasani iduhagaritse tukaba tugejeje aya magingo ntacyo twatanze ngo dukunde turame abataragize ayo mahirwe abo si ku bwabo kuko ntawanga kuramuka ntacyo twatanze ngo dukunde turame abataragize ayo mahirwe abo si ku bwabo kuko ntawanga kuramuka twe turenzeho twidagadure twebwe rugira tutije ubuzima twe turenzeho twidagadure twebwe rugira tutije ubuzima waba umusaza cyangwa umukecuru wishingikiriza akabando ucinya akadiho wifuriza abakiri bato kugera aho ugeze waba umusaza cyangwa umukecuru wishingikiriza akabando ucinya akadiho wifuriza abakiri bato kugera aho ugeze Banyarwanda banyarwandakazi namwe mwese mukunda ibiganiro bya Isi n'Ijuru TV turagarutse mu biganiro kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 2 z'ukwa mbere 2026 nukubyitoza neza mwe mayire we wagiye kwandika 2025 wabimenyereye ko twageze muri 2026 abajya barebaho nandika bihangane bura icyumweru cya mbere turatwiyandikira 25
amakuru tuzabimenyera vuba ariko bihangane batwihanganire. turabasuhuza ndagusuhuje we rero dufatanyije ikiganiro Madame VP Mwemayire, ndasuhuza abari mu Rwanda, abari muri karere k'iwacu, ndasuhuza abo turi kumwe hano muri live chat. Muze twitaramireho gatoya, twifurizanye umwaka mwiza. Reka mpere kuri Minisita Mwemayire nyine mwifuriza umwaka mwiza. Nuko watangiye neza se, wabonye amashanyarazi yo guha abana noneho Oya kuri amashanyarazi yo ku Gikarayi abapi ntayo nibyo ntayo, ariko bariye igitoki. Use urumva batarariye neza igitoki kiva muri Tanzania kikazagusanga bariye rwose pe, navuga ko ngo bariye neza cyane. nabonye umuntu wacu cyandikira ngo nta gihungu umukizi yabonye, twe twabyitaga igihungu umukizi nta kundi mbo. Ariko mu Rwanda hari abantu bari kwitwa n'inzara, batabonye umwaka uhita, batabonye icyo batamira, batabonye icyo baha abana, bari mu gahinda. Ariko ntacyo bitwaye nk'uko indirimbo bivuga, kurama no kuramuka ni umugisha Imana ibiduhaye, kuko ngo hari benshi batabishoboye. Ejo abantu nagiye ngiye guhimbaza umunsi n'abavandimwe, ngiye bandi kumwe nawe, nuko nsanga kwirimbira iri hafi aho ngaho abantu baruzuye n'amamodoka, ndahagarara nanjye ndabareba mbo okay, abangabo ubu nuko batangiye umwaka. Yego nemera ko hakurya y'imva hari ubugingo, ariko ubugingo buba bwagiwemo n'uwagiye, ariko abasigaye bo baguma kumva aho ngaho bafite agahinda kubera ko babuze umuntu. Abahuye n'ibyago rero bose turabifuriza gukomera muri iyi minsi ya Noheli no gusoza umwaka, mwihangane. Ariko abakiriho nyine dukomeze tubeho mbese nta kundi. Namwe mwese turi kumwe hano muri live chat, nababonye mwaje, ndabona mwaramutse mwebwe, ntabwo nta kibazo mwahuye nacyo, mukomere cyane. Basangira ngendo ni cunga sana. Rose B turagusuje kandi ugira umwaka mwiza, kandi urakora akazi keza, waratwitse mu mwaka ushize, ukomeze utwike no muri uyu nguyu byaje. WTY ntabwo nzi kuri somo iryo ryananiye, nawe ukomere. Josiane Evans nawe, Parfum, ba Bienfaiteur murahari, ba Afrika gisekura mwanzi, ba Fie Gazon, Rukaraba nkaba Bonaparte, mwese mukomere mugira umwaka mwiza wa 2026. Bakomine mu gusa ndabona mwaje batora Thomas wa Kwemu murahari, ba Fie Gazon murahari, basasa umuntu mwese mugira umwaka mwiza. Odeta Macumi, Excellence Odeta ukomere. Masukure nawe ugire umwaka mwiza. Baturi nababonye, murahari. Bakwitonda Jean Baptiste mugira umwaka mwiza. Ba Jean Claude Baidama ngirya mugwiza, mwese mugira umwaka mwiza wa 2026. Niba mutabonye n'amashanyarazi yo guha abana, mwihangane nta kundi. Ba Gisuma komine mukomere cyane. Ba Birujwe Petro nabo nababonye birumvikana. Ba Nibizi John Peter, ba mwese mugire umwaka mwiza. Nimuze twiganirire, muze dutarameho gatoya, twifurizanye umwaka mwiza. Mbere yuko mpamwe mayiri ijambo, reka ntangire mbibutsa ko hari ikintu nkunda mu Kiliziya Gatolika rero uyu mwaka utangiye. Wabonye ukuntu bawuhimbaza uwo mwaka iyo bakoze misa nk'uko basanzwe bayikora. Umwaka urangwa n'ikintu cyitwa imigisha, batanga imigisha nta kindi. Nuko Kiliziya Gatolika ihimbaza umwaka mushya imigisha. Bafite umugisha muremure batanga, sinazanye miseri mba mubasomeye mukumva ngo Nyagasana kurengera kurinde ngo agire gute, nuko bagakomeza imigisha. Umugisha rero burya hari ijambo ry'ikilatini biturukaho, mu Cyongereza mwebwe muvuga ijambo sinzi yo mwari kwengura ryitwa ngo ni riharya by'umugisha, blessings. Mu Kilatini bavuga benediction, n'igifaransa niho cyari kuye. Benedicere no kuvuga neza gusa, umuntu umvuze neza burya ngo ubumuhaye umugisha. Kuvuma byitwa maledicere, no kuvuga umuntu nabi. Umuntu wese uvuze nabi burya ubumuvumye, ariko uvuze neza ubumuhaye umugisha. Kiliziya rero dutoje ngo ku munsi w'intangiriro umwana ngo uyu mwaka ngo tujye tuvugana neza gusa, uno umugisha. Wifuriza undi byiza, ngo ubukoze akazi gakomeye. Kera najyaga ngira ngo ni amagambo, nsigaye mbyemera noneho. Ikibazo nuko kera najyaga ntanga iyo migisha nkanayigisha nkumva ndabyumva, ariko ubu niho numva ko numvaga biki cyo gihe. Mbega ukuntu kuvuga undi neza ari ibintu by'agaciro. Gufata umwanya ukavuga undi neza, ukamwubaka mu maso mbega ukuntu bifite akamaro. Mbega ukuntu kuvuga undi nabi ubusenye, ugacengeza mutwe abantu kumuvuga nabi, ukamuvuga nabi wenda nibitariho,
mbega ukuntu ari ibintu bikomeye cyane. Iyi si yaremwe n'ijambo, siko bajya batubwira ngo Imana yaravuze birakunda. Nta n'ikitaremwa n'ijambo kuri iyi si, nta na kimwe. Ibihugu byubakwa n'ijambo, intambara zirangizwa n'ijambo, zitangizwa n'ijambo, umuvumo n'ijambo, umugisha n'ijambo. Gusa inkotanyi ijambo ntirizikozeho, ijambo ryonyine kuvuga ngo ndasinye ngo mpagaritse intambara, mu kandi kanya ukaburongera urayishyiditse. Ibyo turaza kubigeraho. Minisitiri Mwembayire rero sinzi ukuntu nakuvuga neza ngo nkwifurize umugisha muri uyu mwaka, reka nkuvuge neza mbese mu gatoya. Mu mwaka ushize wazamutse mu ntera kubera imirimo myiza wakoze, abandi muri ekipe bakugira minisitiri w'intebe wungirije, ubwo singerageje ra akutagize rwose ubusa umugisha urenze uwo n'uwuhe perezida nanjye reka ngwishyure rwose w'icyitegererezo watweretse vraiment ko igihugu gishobora kugira umurideri ukunda abantu, ukunda ubatekereza akareka ibye. Ariko mu nyigisho zawe hari aho wageze uratubwira uti duharanira umwanya w'ubumana kuko ni gufata ibyemezo. Rero iyo uharanira gukemura ikibazo navuga byinshi pe, ndumva navuga byinshi kuko ujya utwigisha ibintu bitari bike. Rero nanjye reka ngusabire uwo mugisha, wowe wawumpa ariko ugiye reka ngusabire gusa. urakoze Sarkozy yabyaye umwana ari umusaza w'imyaka 60, baramubwira ngo avuge ngo aririmba akaririmbo ko kubembereza abana. Noneho ahita atera indirimbo ngo aux enfants de la patrie hier au jour de gloire t'arrive. Nko kuvuga nkuko wabwira umugabo w'umunyarwanda ariko nanjye ubimbwe banza ariko natera bagahita atera indirimbo ngo kubembereza umwana ngo asinzire. Rwanda rwacu, Rwanda gihugu cyangwa Rwanda nziza gihugu cyacu, indirimbo y'igihugu nta kundi. Ubwo natwe nuko turi kuwifurizanya nuko nta kundi rwose umugisha twifurizanya n'ujyaho ashatse kuvuga yavuga byinshi naho byerekeza uko inzira yawe yose akayiguhera umugisha cyangwa akayigusabirira. Ntabwo ari yanjye jyenyine, ni yawe, ni abariya bose turi kumwe muri guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, nabitanga bakagira icyo bigomwa, bakagira icyo bikuraho ngo batekereze abandi, batekereze igihugu, batekereze ko twava aho turi tukazagira aho twigeza, abanyarwanda bakagira amahoro. Ababitekereza bose tubasabiye umugisha muri uyu mugoroba, kandi mwitonde muri uyu mwaka. Ntawe tuzavuma, abavumwe baravumwe, ibyo birabareba. Ariko uyu mwaka no kuvuga neza gusa, umwaka no kuvuga neza gusa, abaharanira ko abanyarwanda bagira icyo bageraho rwose. Nuko mwese rero tubifurije imigisha, waduha kubavuga neza mwese. Kereka umwana ne kumuvuga neza nyine kuko uragoragoza ukamuvuga nk'umunota umwe ubundi ugasanga nawe arabizambije ukabura aho uhera. Ni ukuvuga uwahoze ari umuyobozi w'igihugu cyacu, kubera ko nawe yabyiyiciye ukabura na uko ubigorora. Ariko ku munsi w'intangiriro y'umwaka umwifuriza umugisha burya ngo yuwohereje ugasanga nyirawe adahari ngo urakugarukira. Urumva ko n'ukwiteganyiriza n'ukwiteganyiriza ntacyo bitwaye. Kwa Kagame twohereje umugisha, no kwa Jeannette Nyiramongi umugisha rwose w'uyu mwaka ubagereho. Nibasanga mudahari utugarukira, ntacyo turabaduhombye, nta kibazo. Batugeze mwinshi kurushaho cyane. Nuko iyi minsi mikuru se wayibonye utari icyo ushaka kuyivugaho? Iyi minsi mikuru ya Noheli no gutangira umwaka, hari ikintu wabonye cy'umwihariko izanye ifite? Haba harimo byinshi, ariko imitekerereze yacu nyine yerekeje muri politike. Niho tuba tureba, iyo ubajije umuntu tumeze ute, aravuga ati ntakomeze, abaturage babamaze ntakomeze, aha n'aha babigenje batya. Nta kindi kintu tukimenya kugira, nta kindi nkimenya kuganira. Umbwiye ngo gira ibindi mubwira ntaba nkubeshye, kuko amaso yanjye ni hariya rero. Habaye byinshi rero, habaye byinshi, ariko akasamutwe ni ukubona perezida, uwo bita perezida w'igihugu, abura ijambo. nateze amatwi umva harya tujya tuvuga ngo yarapfuye, abandi bakavuga ko akiriho. Kagame ntabwo yavugaga kuriya rwose, ntabwo yavugaga kuriya. Wenda yaranatukanaga, wenda ariko kumva icyo avuze. Uriya yavuze iki buriya? Ku munsi wo gusoza umwaka, noneho ku munsi wo gutangira umwaka yavuze disikuru n'ubundi y'amasegonda sinzi 12. Warabyumvise nabyo? Aho niho nyine hari ikibazo. Perezida w'igihugu abura ijambo, ageza ku baturage burundu, afata iminota 5 n'amasegonda mu ncamake ingana urwara. Hari umusore wabisesengura aravuga ati
mbo bazi kubireba muri kariya kantu k'iminota 5 n'amasegonda 60 hari sembe gaciyemo ibice 8 ni ibice 8 bateranye bavana hariya bateranya iminota 8 ivangiyemo ibintu ibice iminota 5 n'amasegonda ivangiyemo ibice 8 Perezida yabuze ijambo se gusa basigaye iki ko ntiyabuze byose habwe ko bitegura intambara kandi bakazayipfira bakazemera bagatanga amaraso batanga ngo bakitanga sinzi ababwira bari bo bagomba kwitanga mwebwe b'abapadiri hari ahantu Yesu yongeye kugaruka ku buryo umuntu abyuka akavuga ngo ngiye kwitanga gutyo gusa mu mahanga siniwanyu abasirikare bo barapfa n'ibisanzwe bagiye igihugu cyabo cyateye mu mahanga ntabwo byumvikana nabonye yarabuze icyo avuga njye Banyarwandakazi iyi minsi mikuru ni iminsi ikomeye ni iminsi iri mu mayira abiri kubona n'icyo umuntu avuga ntibyoroshye nanjye byageze igihe ngomba kugira icyo mvuga ariko ndabanza ndareba byamfasha akanya kurusha ibisanzwe kubera ko nyamara birigaragaza impinduka ziragaragara uyu mwaka dutangiye banza ni impamvu yabuze icyo avuga ariko se yabakivuga iki uri abashyira hariya nyuma y'ibyabaye muri uyu mwaka ku mwaka wasize ubakigeje urubindo ku buryo bugaragara ko wasize ubambuye ijambo byandi twavugaga none se bakwambuye ijambo uvuga iki nyuma yaho kuvuga ubusa nyine banza warakoze ikiganiro gashotora umukuru w'igihugu ariko nubwo yitabye Imana ukavuga ngo yavuze ubusa nyine mu cyongereza uko biriya babyita se oya speechless ya inkotanyi ijambo zashoboraga kugira zaritaye muri mwaka wa 2025 zabitereye Washington DC byararangiye ntibishobora no kugaruka rwose ubwo rero banyarwandakazi turimo tuganira ikiza no kureba neza uyu mwaka wa 2026 twese twawise umwaka w'inzibacyuho kandi tuzi impamvu namwe muzadufatire ku ijambo bigeze ku itariki ya 31 z'ukwa 12 yewe nta nzibacyuho mwabonye mutegerereza aho ngaho muzarebe bishaka kuvuga iki nzibacyuho nta gisobanuro tubiha reka turekera aho ngaho hari amakuru rero ariho avuga yerekana nyine ko inzibacyuho ntigiye kuza ngiye biracyantangaza ukuntu inkotanyi kucyara biyahuzi kuki bahise kuba biyahuzi no kubera iki ubu rero hari amakuru nawe uzamana azamuka urayazi icyo avuga aravuga ngo kuri za message zanjye kuri za message strap uwa mbere ejo bundi yarambwiye nako wari usanzwe umbwira arambwira ati mwitonde hagiye kuba ikintu yari kuvuga ko atabashije kutugezaho amakuru nk'uko yashaka kuyatugezaho ariko ko hari ikibazo gikomeye none aravuga ngo birashyushye ku mupaka wa Bugarama RDF cyangwa se ingabo z'inkotanyi ngo irimo kwinjiza ibifaru n'abasirikari benshi gahunda bafite no kwinjira Karemi mbere y'itariki ya 15 z'ukwa mbere 2026 ikintu cyantangaje no ku tariki nanjye nyafite ya 15 z'ukwa mbere hari ikintu kigomba kuba cyakozwe byanze bikunze kumva ko inkotanyi zishaka gufata Karemi mbere y'itariki ya 15 z'ukwa mbere 2026 byase byatsura danje runini mu mutwe ndavuga nti iri atariki we 15 aya makuru rero wayamenye nawe ko ngo bari gushaka gufata Karemi ngo yambo tubyumva nge ntabwo nkunze gukurikira amakuru y'urugamba nanjye nyumvira ku bandi numva bafasha aha barahabambuye bavuyemo basizemo abapolisi ibintu byinshi ariko ngewe icyo narinzi kandi kiri cyo nuko deadline yo kuba bavuye muri Congo yari kuri 31 z'ukwa 12 yego uyu munsi rero aho bahagaze hari akumutuku bahagaze muri daje bari bayisanzwemo 2025 nyine basize ahantu handi aho umwanzi agira ngo wa kandi nanjye sindi umukunzi wabo urumva nanjye agira awa ariko 2025 ibasize mu manegeka noneho 26 yo itangiye bari muri rouge bari ubu rero sinzi ariko biranumvikana bajya bavuga burya ngo abahanga nyine mu byerekeye imyitwarire y'abantu nta wiyahura rimwe iyo umuntu agerageje kwiyahura
nigeze kuvuga misa kera muri paruwasi nabagamo Yararonde, mvuga misa umwaka hari umugabo w'imyaka 42 wiyahuye, noneho tumuvugira misa nyine abantu baba babaye urumva hano mu Faransa baba bakiri batabo b'imyaka nka 40 baba bakiri batoya, kiliziya yuzuye abantu. Muri uko kwa karindwi k'umwaka ukurikiyeho dusubirayo mu kiliziya tugiye gushyingura mukuru we wiyahuye. Noneho barabavandimwe batatu bavukana b'abagabo bisore byiza ibigabo byiza, noneho mbura icyo nigisha ndahindukira ndamureba kiliziya yose yuzuye, ntumva rero wa mugabo we uramenye nawe utazatugarura hano umwaka utaha, ndabona ibintu bikomeye. Umwaka wa mbere twashyinguye muri umuna we, wa kabiri dushyingura undi muri umuna, hasigara undi. Ndabwira ati nawe ntuzatuzana hano. Ikintu cyambwiye ko nduhuye abantu bose baraturitse ngo kwe turi imbere y'umurambo. Ariko mwuka byaramo mu bisanzwe zo kiliziya gatolika isabira misa abantu biyaho. Mu Bufaransa turabikora. Mu Bufaransa turabikora. Ntabwo twirirwa tugira cyane hano iyo abantu bakiri batari jeune bigira impact kuri societe cyane. Nk'uyu musore w'imyaka 20 ninga hakoze nka accident ya moto cyangwa akagira ikindi kimwica, kiliziya kubita ikuzo ukaberwa abantu iyo bavuye amagana ibihumbi. Iyo abantu bakiri batoya hano rero niyo religion bagira, ntibirirwa bibaza ngo yiyahuye ndiyiyahuye, ko biyahura buri munsi, muri make biyahura buri munsi. Nuko rero icyo nashaka kuvuga nuko mu kwiyahura ubundi iyo umuntu abigerageje bwa mbere muri izi societe zini wacu bahita bamushyiraho ingenza. Ubigerageje agerageje kwiyahura ntapfe. Kwiyahura bamugira hano hari itegeko rivuga ko amaherezo azabikora. Itegeko ndavuga ni imyumvire. Umuntu ugerageje kwiyahura amaherezo arabigerageza. Ureke wa mugabo wavuze ngo hari abagabo ngo ujya mu ishyamba agiye kwiyahura yabona impyisi akiruka kandi yaragiye kwiyahura. Oya, hano ugerageje kwiyahura ubundi biragira ibi bintu rero bibakora. Yarabitekereje ariko sinabigerageje. Barabitekereza, oya kubitekereza nta kibazo. Iyo utarakora ibikorwa biganisha aho ngaho. Nta gikorwa nakoze ariko narabitekereje. Uramenye ntuzongera kubitekereza noneho narenze ubutendikiro nabyo nanakora. Kera mu Bufaransa ndetse ho wagerageje kwiyahura, washatse kwiyahura bamuhanishaga igihano cy'urupfu. Abundi abanyarwanda bavuga ko ahubwo upfuye yiyahuye bamukubita. Bakubita umurambo. Nibyo byibyo nanuze. Inkotanyero zabigerageje kenshi ariko noneho zigiye kubigeraho. Zabigerageje kenshi kwiyahura noneho zigiye kubigeraho. Urabona Uvira ikintu yari bakoreye, urabona aho bageze Uvira. Reka bakwerekerera izo za Kareme bari gutekereza. Uvira ntibarayikira none bagiye Kareme. Utegereza urebe uko bigiye kugenda. Ndatekereza yego nyine turabizi aho binjiye barabakora. Ariko rwose nubwo babatangira kandi ntibibabuza rwose abiyahuzi barabikomeza. Ariko vraiment kibarangije bwa mbere. Umunsi batangiriraho kurangira ni mu kwa mbere. Umunsi bafatago. Sasa barashekerwa bafata kafu. Noneho bavuye no gusinyira ko rwose bateye Kongo kandi ntacyo bibabwiye. Bagiye Uvira. Turongeraho na Uvira. Rwose baravuga ati muvemo babona burakeye bagihumeka, babonye hashize ukwezi bagihumeka, batereka twongeraho n'akarimi nta kibazo. Niho bari kwerekera abantu baramoka ntibajyana. Ngayo nguko ngo barenda kujya hariya. Reka rero banyarwandakazi ikimbabaza diburya ubonye ari inkotanyi zijyanaga nazibwa ati mwihuta ahubwo ndimo mushaka n'inkunga yuko mujye vuba tubohereze. Ikibazo nuko basigara bicariye i Kigali, abana babo bari muri Canada na Amerika, bakohereza abana ba rubanda bajya gushirirayo kuko barapfa buri munsi. Niba fata icyemezo kandi icyo cyemezo cyaranafashwe byaranarangiye cyo kubarasa bo abana babo ntibapfa, babandi bazamuka mu mapeti buri munsi bicariye mu gikari cyo kwa nyina munsi y'inguti za nyina, baracyahari nta kibazo bibatwaye. N'abana ba rubanda bapfa, n'abacu niba n'umuntu abacu n'abavandimwe bacu. Ibyo se urumva atari ikibazo gikomeye koko? Byaye bagasigara bifashe mapfuye. Ubanza abantu batumva ururimi tuvuga hari. Iyo tuvuze ko abapfa intambara ntitubabaje gusa kubera kuri gukora. Abapfa n'abantu batabifitemo uruhare namba batazi n'ibirimo ko. Kandi tuvuga barimo gupfa tukibagirwa abakongomani. Hari abakongomani skoyi za Kongo zirimo kurimbagura zibarimbuye baguye kuko biswe mu 23 gusa. Nabo nyine bari. Uru rugamba rwaturondogoje aho ubwira umuntu tumeze ute ati ntako skoyi imaze gukora ibi.
ntako abana ba Rwanda barashize. Aya birakomeye pe, birakomeye. Bariya bari mu ngutiya za nyina nyine, ariko ndizera ko hari umunsi kasikoye kazaba kagabo kakagera no mu ngutiya se, bariya kakabasiga kakaza ku isoko. Ntabwo kajya ku isoko. Tegereza ko atari byo uzitwara, ntabwo hari uri bubinshinjira, ntabwo ari byo uzitwara izo za Sukoyi. Nakanyamibwa yitwarira helicopter gusa ntatwara Sukoyi, ariko ubanza ari kuyiga nayo. Ewe oya, inkotanyi ziri kwiyahura, sizi impamvu ziri gushaka kwiyahura, ariko ikibazo nuko ziyahurana n'abandi. Ushatse kwiyahura wenyine birabyaranyume. Bari abasirikare bacu babonye ngo umugabo yigeze kuyumvikana, bari abasazi babiri bari kwiganira, ari umugabo n'umugore. Bavuga ati ariko ubu dufashe igitekerezo cya kigabo tugasimbuka tukijugunya mu kivu, bari ku kivu yari akumanga hejuru, tereka sha dusimbuke twijugunye mu kivu. Umudamu asanga ari byo kuko icyo gitekerezo ari ingirakamaro, nuko barumvikana bambura imyenda. Aba basazi bombi barayizinga neza, bayirambika hariya, tugiye kubara kugera kuri 5 ubundi dusimbukire mu kivu. Ikora barangora 1 2 bataragera kuri 4 madamu aba yijugunye mu kirere, amanutse mu kivu. Noneho bwana kuko ataragera kuri 5 areba uko amanutse, areba uko amirangeri, arangije afata twenda twati yewe nubwo dusara turi abagabo, arigende. Abonye ukuntu agiye kuko Abanyarwanda bari abana b'abasirikare bose ubona ko inkotanyi ziri gusara, ngowe asara ari umugabo nibura areba aho yinyurira yigendere, nta kintu bari kubona, buriya nta kintu bari kubona ko bari abantu amazuba asigaje atari menshi, buriya ntabwo babibona koko, kubera ko bamenyereye nyine kwiyahura. Muri igisubizo deja wagitanze, inshuro nyinshi biyahuye ntabwo bapfuye, bazi ko n'ubu nibiyahura bazagaruka. Bya bindi bajya bavuga ngo akabigira kabizi karya imboga karitsera. Rero bazi ko n'ubundi ku inshuro nyinshi bariyahuye. Si ubwa mbere biyahuye kenshi, ariko bagiye bariyahura babona ntacyo bitwaye. Njyewe ndakubwira ko uyu munsi nzi ko kandi maze kubikonkludinga koko babonye intambara bagera ku majanja 2012 na 2013 cyagiye batsimburira muri Kongo. Nuko bakibifata ko bizarangirira hari ko bizaragira kuri, kubera ko niko babimenyereye, kubera ko mu mipaka y'u Rwanda hari file hano ibintu bitabo ni file barberin, uyushyizemo inka imbere no ugashyira urugo ruriho amashanyarazi, uburyo inka zitarenga aho gaho. Bazi ko u Rwanda rurinzwe n'imipaka imeze gutyo, suko igeze hejuru yakwitura hasi. Bafite ngo n'ubwirinzi ngo busame bisaje. Doko abantu bari i Kigali barisinziriye, kandi bumvise ko uriya Muteteri, nzige mwita Muteteri, yavuye ngo mwiryamire musinzire, ngo mujye musinzira iryamye, ariko gihe cyangombwa da, ngo ariko mujye mwiryamira musinzire ndabazi, kandi barabyemera. Niyo mpamvu bavuga ko amatwi ari mu rupfu atumva, ntabwo yumva. Amatwi ari mu rupfu yumva, igikenya kikaba kitumva ihoni, ntabwo cyumva ihoni. Niyo wavuze iry'ikamyo kashyiraho na vuvuzera ntabwo cyumva. Abanyarwanda niyo mpamvu rero Abanyarwanda bazahura n'uruva gusenya bose bakanuye bareba batyo. Nta gitangaza cyawe kirimo. Igihe Nowa yubaka inkuge, Sodoma na Gomora bariho bareba, ayitangira babwira ati nyabune ibintu birakomeye, ayirangiza bareba, abantu batangira kuyinjira bareba, imvura itangira kugwa bareba, kugeza igihe umwuzure ugereye hejuru abarimbura bose urabarangiza. Abanyarwanda marerezoma biragaragara ko ariko tuzapfusha abantu benshi cyane, kandi ni muri uyu mwaka wa 2026 dore tubibabwire tunabahanurira 2026, kubera ko inkotanyi n'abiyahuzi barashaka kwiyahura. Nako sinzi niba bashaka kwiyahura, barashaka kubiyahuza mwebwe, barashaka kubiyahuza pe. Ni ikibazo gikomeye cyane. 2026 rero n'umwaka udasanzwe, mutegereze murebe, turi kubivuga twiganirira, mbo reka twikomereze. Nuko mu makuru rero yahise kenshi hano hari ikindi kintu nagiye kubona mbona gifasha umwanya munini cyane, nagira ngo baze misamwe mahera. Hari igihe nari ndi mu rugendo ho gatoya, sinumva neza uko byarangiye, nubwo nabikozeho statement ntoya, numva rero byashyushye. Ni ijambo umujenerali wo muri Kongo, ubundi no umujenerali abantu bakunsanzwe bakunda,
basanzwe banemera yafashe ijambo rwose avuga ikintu ngiye kubona umuntu acyakwirakwiriye reka mushyiraho tumwumve gato mu gifaransa ni muri rw'igifaransa ni General Ekenge hari ikintu rwose yavuze ejo bundi ngiye kubona mbona abantu bagihaye agaciro gakomeye cyane reka tumwumve. Qui fait que lorsque vous épousez aujourd'hui une femme tout, il faut faire attention. Ah bon? Oui, il faut faire attention parce que si vous êtes responsable, et c'est ce qu'ils ont fait avec les chefs coutumiers, les grands chefs coutumiers un peu partout, on vous donne une femme, mais vous allez recevoir un membre de la famille, un cousin, un neveu qui viendra chez vous. De la famille de la femme. De la femme. Et on va vous présenter comme le neveu, le cousin, alors que ce n'est pas un neveu, ce n'est pas un cousin, c'est la personne qui viendra faire les enfants avec votre épouse à la maison. Et on vous dira que non, les enfants naissent toutis comme des toutis parce que la race touti est supérieure, alors que c'est une perfidie. C'est toujours la perfidie, inculquée même chez les femmes tous. Effectivement. Là, c'est très dangereux. Moi, voulez-vous dire que les Rwandais aujourd'hui sont capables de tout parce que vous parlez des Ubwenge, on est en train d'inculquer le mensonge, la perfidie, le non-respect des engagements aux tout petits et quand ils grandissent, on assimile cela à de l'intelligence. Pensez-vous que le Rwandais ou le Rwanda aujourd'hui est capable de tout? Oui, le Rwanda est capable de tout. Et le pouvoir rwandais est déterminé à déstabiliser la République démocratique du Congo, à déstabiliser notre pays et ses institutions. Et c'est pourquoi j'interpelle tous les Congolais. Uyu mujenerali Sylvain Ekenge yaganirizaga cyane cyane urubyiruko noneho muri make yaravuga ati ubu rero yavugaga byinshi araguhaganiriza noneho ageze aho ati iyo uri umutegetsi irresponsable waba uri chef coutumier ubwo yarashaka kuvuga n'abandi bategetsi ati muri iki gihe rero iyo urongoye umukobwa w'umututsikazi ati faut faire attention witonde ati kubera iki ati kubera ko baramugushyingira bakanyura inyuma bakakoherereza nka nka mubyara we cyangwa mwishywa we mwishywa we ngo akaza kubana nawe bavuga ko ari mwishywa we atari ko uwo muntu akaba ari undi mututsi uje kujya mubyarira abana ati ku buryo ndetse akananabiha igisobanuro ngo nyuma bakazagusobanurira wabona abantu bavutse ari abatutsi ngo bakubwira ko ubwo bwoko ari uko busumba abandi hanyuma kandi ngo ariko nyamara ngo nibyitwa perfidi niko yabivuze mu gifaransa perfidi na mayeri na manyanga na mayeri ngo bakabyita ngo n'ubwenge mbo ibi bintu numvise ari ibintu bikomeye cyane cyane ko nabonye hari abantu babifashe babishyira hejuru mwe mayeri wowe wabanye nabyo gute ntabwo nari ndi gukurikira cyane ariko se byakiriwe bite bimeze bite byumvikanye bite mu yandi magambo byumvikanye ukuntu buri wese abishaka mwese byari kumvikana gute hari mbo ni inkuru isanzwe mu by'ukuri ntabwo nabonye impamvu abanyarwanda cyane cyane babigize igitangaza kandi abo babivugwaho babibibwirira basanzwe babibibwirira barebana batya niyo mpamvu ni imwe mu mpamvu zijya zituma dukora ibiganiro tuvuga tuti aba bantu bagira arrogance iteye uravuga bande abatutsi bagira arrogance iteye nibyo ntabwo tuba twabisize ntabwo ari abantu bajya kubivuga ngo bongorere reka da abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu barabizi neza ndetse babibwirwa everyday biravugwa muri social media birandikwa kandi biriho ariko biriho mu buryo atari ko barimo kubisobanura nabonye statement wakoze nemeranya nayo rwose 100%. Turabyibuka twese yenda ushatse wanahera ibwami kwa Kanjogera ni bari Kanjogera ni bari ushatse wajya kwa Batuadera ushatse wajya muri Angola ushatse wajya mu bihugu byose wajya no muri babazungu tujya tuvuga ngo bagiye hariya bakabafotora bakabacecekesha ni ibintu bizwi sinzi nimba cyashimishije abantu ari uko byavuzwe n'umunyamahanga
yenda bakavuga bati noneho n'abanyamahanga barabimenye tugize imana bigiye gukwira isi yose bimenyekana. Ariko iyo si yose irabizi nayo irabizi isanzwe ibizi. Ariko nyine ababibwirwa bo basanzwe babibabwira barebana batya ntabwo ari ukuvuga ngo ni ikintu gishyashya cyabaye. Gusa ntabwo wa diaboliza babivuga mu yahe magambo Doka bari kuvuga bati abatutsikazi rwose 100% kandi uko utagaca umurongo. Iyo umushatse ashaka azana mwene wabo bakabyara. Ariko byo nuko kubeshya hari abantu benshi cyane bavuka kuri base bahutu n'abanyina n'abatutsikazi. Sinzi niba nabo bose bise banyina indaya ntago mbizi. Ntago mbyemera kandi ndumva atari byo. Kubera ko hari jari y'abantu babereyeho kurinda ubutegetsi. Hari abatutsikazi bahawe ako kazi ko kurinda ubutegetsi. Ndetse na mbere ya 90 mu biganiro twakoze hano hari ibyo twagiye dukora tuvuga tuti hari advance party baje mu Rwanda, hari abo twabonye, hari n'ababarongoye bazwi. Abo ngabo rero ntago wabafata rwose ngo uhita ubahuza n'abantu mama bose abamama biyubashye vraiment bimeze nkaho ari n'igitutsi. Bimeze nkaho ari igitutsi bigeze n'ahantu wumva biteye n'iseseme. Ntabwo wafata ababyeyi biyubashye bakabyara bakarera bose ngo itubashyira mu gitebo kimwe ngo niko ibintu bimeze. Ntabwo ngiye nabikunze. Nabonye uburyo mbega babihagazemo mbona birabishya tu. Hariya ariko nyine reka nongera akantu kamwe. Yego. Hariya bakunda kuvuga nyine ngo hari imbaraga abantu baha abandi batazifite. Bakabaha imbaraga mu bintu mu by'ukuri zidahari. Ukunda kuziha n'inkotanyi tugatekereza ukuntu zirebera hose icyarimwe, ukuntu zishoboye ibintu byose ku buryo wikanga n'inkuta zo mu nzu yawe ko harimo inkotanyi. Niki rero nabonyemo ikibazo. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi twese tubiziranyeho. N'abagore bangahe b'abanyarwandakazi abahutu n'abatutsi bamenyaga igihe cyabo cyo gusaba. Cyakabagiye muri onapo. Oya bazi secret yabo ku buryo avuga ati iki gihe iki niki zaba ari umunsi w'uburumbuke. Mubanza mushaka nyine ubwo bwenge abo batutsi kazi barusha abahutu kazi. Rumva ko nyine murimo murabaha imbaraga badafite. Ubwenge batabarusha. Ko umuntu w'umututsi kazi amenya wabimenya neza. Umunsi wabo gusama kugira ngo ashake mwene wabo baryama. Ikintu koko tugiye mu kuri. Abanyarwandakazi basamaga b'abahutu n'abatutsi babaga bazi igihe cyo gusama. Ntabwo babizi. None niba uwo mugabo atarimutse aba muri urwo rugo nawe ahura n'umugore we, umugore we akaba afite uwo mwene wabo baho ngaho abwirwa n'iki gihe cyo kujya gushaka muramu uwo mubyara we mwishywa we ngo amuvuga ati iki nzajya nkimarana imyaka 20 iminsi 20 n'iyindi ariko nitugera kuri aya matariki iminsi 3 y'ingiyi nyiharire wo. Ibyo bintu byabereye aho muri Samwe Mayire ikibazo nanjye ubwenge koko kazi bari babufite all along. Nuvuga ko mwamubagiza abandi bantu noneho bafite ubundi bubasha barusha abandi. Ubwo bwenge babwigiye mu Rwanda twabanyemo. Ikibazo gihari tugaruke ku kintu gitoye ibyo twese nta no kubyibaza n'ibintu bigaragaraga n'ibintu bigaragara nta no kwirwa tubyibazaho cyane ko babishyira ku bantu bose. Ibyo twese turabyumva ko hagira ababikora nabyo turabizi nkuko bivuga ngo twese tubiziranyeho ko hagira ababikora. Nibyo byari no muri ya statement ko hari abasirikare babitojwe nyine abo nibo bazi ubwo bwenge babitojwe n'abasirikari barwana urwo rugamba baryo. Urugamba rwa gisirikare barwana ku buryo bwinshi. Hari abamaneko, hari abajya kwigarurira abategetsi nko kuri ariko bivuga kandi we urumva ko yabishyize mu rwego rw'abayobozi ntabwo yabishyize mu buzima busanzwe yanumvikanye nawe mu by'ukuri. Yatangiye ati si tu es irresponsable
niba uri umutegetsi Yes. bakagushingira muri ubwo buryo, ntabwo bivuze muri rusange mu by'ukuri nubwo ariko byumvikanye, noneho bakagushingira muri ubwo buryo ati ujye ukora tansiyo, ntiyanavuze ngo ntimuzabikora, yavuze ati ujye ukora tansiyo, hari aho biba gutyo, ariko ibyo inkotanyi zo zarabikoze. Dore akantu rongeyeho kanjena mu mutwe si uko babivuga, kuko inkotanyi zo zirabikoresha, twese turabizi ese turabizi ko abasirikari babikora, kugenda ukabyapurika ku babyeyi bacu bose, ku bavandimwe bacu bose, nabyo turabizi ko ari ikosa, ntabwo ariko bimeze, ntabwo ubwo bwenge nk'uko bivuga, ntabwo abantu bose ari abasirikari, ntabwo bose ababyeyi bacu ari abasirikari, ariko ikintu kimbabaza, kinyobera, cyo kuvuga ngo kimbabaza, kubera iki biriya bintu bivugwa n'inkotanyi, kuki inkotanyi arizo zibizamura zikabivuga. Reka nshyireho abana hano bari kubyivugira, abana b'abatutsi, nkavuga ndetse icyo gihe narabibonye, n'uriya mujenali ataravuga, ahubwo nakoresha ka message nti aba bana uze kubitekerezaho bari mu ndatekereza ko tuzabikoraho ikiganiro, sinarinze ko General Kenge Sylvain nawe azazamo hagati aho ngaho, kuki aribo babivuga, baba bashaka kugera kuki? Reka tubumve, turaje twikomeze twiganirire. Message yiwe yavugaga iki? Message yiwe icyo yamenyeshaga, icyo yamenyeshaga twavuye Uganda kuza gufasha bene wacu barenganye, duhurire tuvukana twese, turi abatutsi, twese turi abatutsi, ko na Uganda na Uganda niyo twabanaga nabo, niho bamenye niyo twabamenye, ducamo kuza kubafasha nkuko natwe n'iriya bayi inshuti zacu kandi tuvugana nabo. Tuzubaha bashiki bacu mu bashaka nta kibazo. mufite abagore Wowe barabafite, abandi ntabwo bafite. wowe ntawe ufite, bazagushakira umukobwa w'inzobe Gasongo. Kuki aba bana nta gace gatoya cyane, ariko no muri iyi minsi byakomeje kuvugwa, ukabona abantu bari kubivuga rwose ko bashishikajwe nuko bashiki babo babakoresha, babatumwa hakurya. Kuki bivugwa n'inkotanyi? Ngewe bivuzwe n'inkotanyi rero mbitangira akabazo, inkotanyi ziri gukina mikino ki, ziri kuyobya nde, zirashaka kugera kuki, zirifuza iki? Naho ngaho naho ibindi ko dusanzwe tubyumva bivugwa, babigereka kuri bose, mu gihe cyane cyane inkotanyi zibikenereye, nta kintu ziba zishaka. Kuki abatutsikazi bose bagomba kwitiranwa na biriya bikoresho byazo? Kandi muri biriya bikoresho ntabwo ari abatutsikazi gusa, n'abahutukazi basigaye barimo, nabo basigaye barimo, batozwa biriya bakajya gukora iriya mirimo. Icyo nacyo tukemere, ntagire ubihakana. Ni ukubera kimwe mayire ari abatutsi bashaka ko ukabona afite ishema ryose ryo kuvuga ati abagore bacu rwose, bashiki bacu babashingira ubundi tubarangize. Kubera iki babivuga? Baba bashaka kugera kuki? none se urugamba bariho ntabwo muruzi? Icyo kibazo nacyo wakibaza, nibyo, ariko nyine haba habura gatoya urugamba bariho ntirugira impamvu. Nk'ubu ngubu bakeneye ibyo bintu uko bivugwa, barabikeneye cyane, bagize Imana. Kongo ureka abanyarwanda mbona babisamye, babihinduye agakino keza cyane, nk'aho umunsi ibyaha byakozwe n'inkotanyi mu izina ry'abanyarwanda byatangiye kutwataka, bizataka abatutsi gusa, bizataka twese abakongomani. Abanyarwanda bagize Imana, uwo mwuka iyo sekibi yose rwakira yafata abakongomani. Ntabwo rero bo bayoboye ibyo barimo gukora, ahubwo barimo kubafasha, bararwana uruhe rugamba mu by'ukuri. Ubundi hari ibintu abantu bagombye kudisimisinga, bakabireka bigacaho nk'ibitabayeho, cyane cyane iyo biri mu nyungu z'umwanzi. Ariko nawe arabazi, azi gutacinga amarangamutima yabo, aragenda akajya ahandi ari bukore, ugahita wiyibagirwa, ugakina intambara, ugatangira kubyina umudiho. Nk'ubu abantu bose nicyo kiganiro bafite, umudiho babyinaga wo kurwana na Kigali bawuretse, bagiye mu mudiho wa Kigali. Nuko na jenoside yaje nayo barayikongeje, bahuza n'amarangamutima, ubundi haraka kwaka kwaho. Ubu ngubu ibi byose birimo bivugwa none biri mu nyungu za Kigali gusa. Ubu iyi nkuru muyihoreye igacaho nk'itabayeho, cyane cyane ko atari bwo mukibyumva, cyane cyane ko kugeza ubu nta n'icyo bibamariye. Mwabyihorera bigacaho, murabizi ko ari ukugira ngo bo bahumeke, bagize Imana. Uwo mwuka urimo guhemberwa, wafata abakongomani nabo bakinjira mu cyangwa cy'abanyarwanda binjiye. Nibyo hari n'ibyo bishakira gusa, nta kintu nibyo bashaka. Rero njye nabwira abantu rwose bayihinduye topike,
ngo babyihorere bareke kubyina umudiho utari uwabo bareke gushyuha no gushyonyagiza ibintu bitari byo si igihe rwose habe na gatoya cyo gukina umukino wa Kigali. Ijuru yasakuje cyane ati nimusome message yanjye none nje kuyireba. Ijuru wasakuje uti nimusome message yanjye. Message yawe iragira iti Mwemayire na Padiri ngiye kuguha example. Hari umututsikazi twari duturanye yahengera umugabo we agiye ku kazi agahamagara inshuti ye bakiriranwa mu nzu bafunze iminsi yose ndumva ari uko bikora. Hari icyo ushaka kumusubiza uyu nguyu? Nabibonye nanamushubije namubwiye ngo gusambana bikorwa n'abantu bose. Nanjye nicyo nagiye kumubwira ubu koko bisaba kuba umututsikazi kugira ngo uhamagare inshuti yawe bisaba kuba umututsikazi kugira ngo ukinyurane mu nzu n'umugabo utari uwawe. Bon. Se rugwa ko atarabona abotukazi basambana. Noneho reka nkwibariza ikintu mu babyeyi mwaganiriye mu bakobwa mwaganiriye reka tuvuga ababyeyi kuko abakobwa bo bari abakobwa nk'abandi hari umuntu wigeze wumva ibi ngibi abikubwira ati nge ndi umututsikazi ntabwo nshobora kubyarana n'umuhutu kandi naramushatse njya gushaka hari uwo wigeze abikubwira n'amatwi? Nta muntu amaso ku yandi urabinyibwirira. Okay. Urakoze ibi bintu nemera ko rwose reka tujye tuvugisha kuri Padiri. Iyo umugore ari mwiza koko niba tubyemeranyaho ko abatutsikazi ari beza n'ubundi liste y'abamusaba gukora icyo cyaha bari benshi. Ntabwo rero nimba hari undi muturanye iruhande nawe nise mubi urahari ariko akaba adafite ikiliste cy'abamusaba kingana n'icy'abamututsikazi ntabwo ashaka kuzamura ibendera ngo avuge ngo yatsinze kandi nta rugamba yarwanya. Banza nawe ugire 20 cyangwa 30 bagusaba maze ubatsinde bose. Numara kubatsinda bose uzavuga uti uyu mututsikazi yasabwe n'abantu 20 aha 5 ngiye 20 bose baransabye nta numwe nahaye. Ariko niba wowe wasabwe n'umwe cyangwa babiri ukabasha kubitsinda wa wundi akaba afite icyo kigeragezo cy'abandi 110 n'abangaye bose birirwa bamwirukaho ese nagwa muri icyo cyaho uzamurenganya nabyo bakunda kubigira intambara ngo cyangwa wasabwe n'umwe gusa ukamuha ariko ukavuga ko wowe nyine ibyawe urumva kubera ko ari umwe kandi wabitanze 100%. Wahaye umwe kubera ko wahaye umwe ugereranyije n'uwahaye 5 wowe uri umuntu mwiza uri ndungane wowe ntabwo wazamura ibendera ngo byine insinzi ngo kuko wowe ngo nta wagusabye kawe nta n'uwo wahaye ngo ubwo wowe ngo wowe agutwara imbere uri umuntu mwiza no. Umva rero nagira ngo iki kibazo nyabune abatwumva tukigarure mu mwanya wacyo tureke kwishuka no kwibeshya no kujya mu bibazo bitariho. Ibyerekeye ubusambanyi bitureba twese. Umututsikazi yarasambana n'umuhutukazi arasambana icyo byo twabyumvikanaho. Umuhutukazi ashobora kwifata neza akaba umutagatifu akaba umumama mwiza akaba umukobwa mwiza. Umututsikazi nuko bimeze twese turabanyarwanda twese iyo ni imiryango yacu. Ikibazo dufite hano no gufata ibintu bikorwa mu rwego rwa politiki. Inkotanyi zo zarabikoresheje cyane. Zarabikoresheje rwose zirabivuga abiyemeje gukorana nazo baba bari bubatse baba bari abana b'abakobwa uko byabagendekeye igihe bemeye guhindurwa ibikoresho wenda benshi batanabishyigikiye ariko bakagirwa ibikoresho icyo babakoresheje nyine bari abasirikari bagiye ku rugamba bararwana. Ibyo nabyo twarabibone n'amaso yacu. Nyabone tureke ni naho mbonera ko ikenga ibyo yavugaga nibyo kuko yabanja avuga ibyo ari byo aravuga iyo uri umuyobozi bakagushingira bari ushatse wabanza ugakora tanzi ukareba niba utari muri yoka atari umusirikari baguhaye mu minsi ishize ari cyane nibo yavugaga nyine n'abakazana ba Lawrence yego yabwiraga abantu yabwiraga ariko ntabwo yavuze ngo rwose ngo marufuku mukureho nta mututsikazi waba umugore nta byari byo yavuze. Et puis mu minsi ishize twari dufite ijambo ryitwa abantu bitwa les commandos de charme. Les commandos de charme ni abantu nyine batojwe ubwaryo bagomba kwakira abayobozi bagomba kubashyira kuri chantage bagomba kugira uko bakora. Ntago ari abatutsikazi gusa hasigaye harimo n'abahutu batari bake abahutukazi batari bake. Nta kubikinisha yes batari muri Kenya ngaho imizima abahutukazi ikodesherezwe itunzwe n'amasare. Yes. Turajya tubigeza dutera kuko ndabyibutse hari abana nzi. Ange hari umuyobozi uri mu butegetsi hariya wambwiye ibyamubayeho
ukuntu bamwoherereje umuntu mu gihe bari kwandikisha amashyaka ndavuga boro batamenya uwo ari we bari kwandikisha amashyaka kwa kundi wahamagaraga ngo bakwandikishirize amashyaka noneho abantu bakabura sibyo bakabura babakubise babirukanye noneho kwandikisha amashyaka ntibyabaye kuri menshi simbivuga cyane kugira ngo bitumvikana neza uko byagenze ariko hari umukobwa umwe waje aramufasha abantu baraboneka baramushima bamwinjiza muri iryo shyaka nuko ariko bigeze aho haje kuvamo kaduruvayo icyo nashaka gusozerezaho kugira ngo ntabivuga byose nuko baje hari ibintu yaje kumugerageza bashaka kumushyira mu mutego ngo bamufunge arabikwepa ariko nyuma je gusanga hari abantu baje gura agiye gusanga sana n'umupolisi wambaye uniform umuhutukazi wambaye uniform ibintu birimo kuvugwa mu gihugu biremeza mu maso imboni ziri soba hariye nakubwira abantu bakoresha amaso ari soba abajya bareba filime mujya mubona ba Mossad ba FBI bakobwa beza rwose akabana n'umugabo afite imbunda muhisha ukuntu cyangwa umugabo nawe ari kumwe ari kunene kudi sex irakora muri politiki si mu Rwanda honyine ikora mu Nkotanyiho nakarusho iyo ntwaro barayizi rwose se umukarankiko yajyaga yandi ayohereza mbivuge buhoro ari yenda niwo utari bubyumve nawe nakuvudukana ni nawe nashaka kubyumva ngo bavuze ko bazafata igihugu bakoresheje intare za bashiki babo ibyo nekenga babivuze ukanyiko amaze igihe akora ibiganiro ibyo koko nabyo ni ibyahe kenge ibi bintu ntabwo ari bishya murasanzwe mubizi nimureke iyi nkuru itambuke mureke gufasha inkotanyi urakoze akantu ikintu gikomeye uvuze uravuze uti inkotanyi mu bihe zigezemo zifite ibibazo nibyo twaze tuvuga zirifuza ko Kongo yakwinjirira muri icyo cyuho ikajya yirirwa iririmba ibyo barangiza bati harya ni hatred speeches dore baravuga intuze discourse z'inzangano zo kuvangura amoko nibyo bari kwishakira n'inkotanyi ziri kubikora n'imikino yo kubikora ariko nagira ngo mbigarukeho ibintu byavuzwe kuri mwuka byaramwe ntidusubire inyuma ngo ducishe bugufa abantu ababyeyi bacu ducishe bugufa abantu bose tubahindura indaya abantu bose tubahindure ko ari abanyapolitiki b'inkotanyi baharanira gusenya abandi no gusenya imiryango yo turayizi uko yubatse tuzi ababyaye abana bakabarera bagakura tuzi inguko zifashwe oya ibingibi banyarwandakazi tubivemo bwangu ni ibya FPR ifite abasirikare bayigenda ikwirakwiza yarangiza ntabwo se muzi gahunda yo kumena amagi kugira ngo abantu barye imireti ikabishyira ku bantu bose timwitondera abatutsi kazi bose uko bangana ni indaya bazabakora indirimbo nyine bayiririmbe urumva biroroshye dore ziza gapuwe zishobora gukoraho abantu bose bagasara zirabizi niki rero abantu barimo kukishyushya bagishyushya cyane bashaka ngo ndetse ni topic ishyushye cyane n'imiganirwaho yongera igaruka vraiment ntabwo niyo byaba ari byo ndetse 100% hari inkuru ugomba kumenya igihe uyivugira muri politike hose bitu hari ibintu ugomba mujya mutwigisha twarabyize muri IPA opportunity nicyo icyanzu hari icyanzu kiza rero habaka n'icyanzu kibi iki cyo ndarika mbabwiza ukuri ni icyanzu kibi kandi kiri mu mujyo w'inkotanyi please nimureke kugwa mu mutego dore nuko abantu bashyushya abandi ngo abaturanyi banyu ni inyenzi abandi bakabyuka bakabatema batitaye ko abantu bari baturanye babyaranye muri batisimu baziranye ibintu byose ubuzima bwabo babubanyemo ariko gusa kuko inkotanyi babishyuhije bati abo ni bene wacu nimwibeshye nubwo mubona muri kumwe ariko dufitanye irindi banga icyo kintu kigahita gituma umuntu arekura ishapure agafata umuhoro yari umukristo none babazaniye gusa ngo batutse kazi ngo babyarana na bene barabikoze n'ibwami bahindura ubwami babuvana mu banyiginya babujyana mu bega ibyo ntabwo ari bishya bashingiye ikaragwe ibyo ntabwo ari bishya sibwo mu kibyumva bibajyana muri uyu mujyo rwose n'ibyawe hari uwanditse hano ikintu wanditse ngo
ngo abanyarwandakazi ba kera nabo bari bazi igihe cyo gusama nubwo batari barize, niyo mpamvu abenshi batabyaraga indahekana. Ni ukuvuga se ko dore hari ikintu kivuzwe mu kanya ngo kibabaje umuvandimwe uri kubibaza, ati ni ukuvuga se ko abahutukazi nta bwiza bafite ngo ntibabasaba? Icyo ni ikinyoma kandi ni no gusebanya. ntabwo navuze njyewe ntabwo kubyemera nyine, ariko niba mwemeza koko ko abagore ari indaya, hari impamvu ituma babasaba ari benshi. Yenda bagwa muri icyo gishuko kubera ko mwamwe abatunzeho umurongo muri benshi. Nazo ngo mvuge ngo umurashaka kunyemeza ko hari abantu bafite amaraso yo gusambana, hakaba n'abandi batagira amarangamutima yo kwifuza. Akarongerewe nako ukavugira ngo hari abahutukazi beza barusha abatutsikazi ubwiza, nabyo tujye tubyemera. Ndanabyemera. Nuko ubwo uwo muvandimwe nawe arasubijwe ntagire ikibazo nuko turi kuganira kuri iki kintu. Ndanabyemera rwose, ariko niba utagiye mu masiganwa mu marushanwa ntabwo ushobora guprokarama intsinzi. Umva impamvu iyi nkuru igoye ni uko irimo ukuri kurimo ni uko hari abatojwe gisirikari bakora uwo murimo koko. Noneho akantu aho urubori ruzira, aho uburozi buzira, ni ukubijenaliza ukabishyira ku bantu bose. Ko bariho twese tubiziranyeho kandi turabyumvikanaho, tukaba tugomba no kubigaya inkotanyi, tugomba kugaya inkotanyi zituma abana b'abanyarwanda bagira iyo sura. Noneho zarangiza mu gihe zibikeneye zikabiririmba cyane, ibyo biriho. Ariko rero icyo turiho tuvuga hano ntitugwe muri uwo mutego kuvuga ngo abantu bose, ngo abanyarwanda bose, noneho bigafata ubwoko biti bariya bose ni indaya. Hari byinshi twaba twirengagije, nicyo twashaka kuganiraho uyu munsi. nawe ukuri abanyarwanda ntimukuyobewe, ariko hajemwe n'ikindi mwibuke, Ekengera bivuga mu rwego rwa politiki n'urwa gisirikare kuko bari ku rugamba, havuga ibyo babona bo bari kurwana nabyo. Mwemerera kongera ati inkotanyi yo zibikeneye mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi, ziba zigira ngo iyo disikuru ibona abayivuga, noneho babona aho bahera bavuga ati ntumubona ko batwanga, murabona bari abantu baza babyivugira, muzabona abatutsi babyivugira babiririmba, ariko nimubareba bene abo babiririmba ntabwo ari abatutsi babonetse bose, ni abatutsi bo mu nkotanyi, ni abatutsi bari mu kazi, ni abatutsi b'abasirikari mu yandi magambo. Nimushaka mufate ko ibyo bivugwa n'abasirikari, bikorwa n'abasirikari, bakabyitoza bakabibareramo. Nabo si uko abo bana reka twageze kure twiga, ntabwo ari uko abo bana binjiramo ari icyo kibajyanye, ariko FPR yamenye amayeri nyine yo kubahindura ibikoresho no kubahindura intwaro za gisirikare. Nuko akandi kantu bagomba kwibuka, iyo bigeze aho ngaho nayandahirira akora cyane ahubwo iyo bigeze aho ngaho nayandahirira akora, ntabwo uzarira kuko warabirahiriye, urazarira bakakwica, so aho bagutumye ujyayo. Ibyo bintu niyo mpamvu wabonye bihutiye cyane kujya kurwana na wa muhungu wabacitse akajya muri Amerika. None se we yakoraga iki? Iriya business yo mu majipo. Nigeze gukenera kumenya ikintu inkotanyi zigisha abantu kugira ngo bahinduke kuri. Noneho nza kugira amahirwe yo guhura n'umwe, nza guhura n'amahirwe n'umwe wabyizemo, arangije aranigisha, ariko afite ubwenge ari kumva icyo bari gukora. Arambwira ati ibyo byose bibumbiye ku kintu cyitwa gukunda igihugu. Iyo bagezaho inkotanyi zigisha abana gukunda igihugu, zibatangira bakiri batoya, buriya bafite porogaramu, abo batangira kwigisha bafite imyaka 11 12, abo bafata bakirangiza sogonderi, ari abana bataragira aho bahamye, ubundi bakabigisha gukunda igihugu. Gukunda igihugu rero uva muri ayo masomo batito bigisha abana. Ni nko kuba mu jihadiste. Wamenye ko umubiri wawe atari uwawe ari uwabo, wamenye ko wagenda ukabagabo bose cyangwa bakagushoka kubera gukunda igihugu, ariko igiteye ubwoba cyane ubwoba muri bya hoza mbwira ati uvamo ushobora kujya gusogota so cyangwa nyoko wasize mu rugo kubera ko badakunda igihugu cyangwa se igihugu cyabanze. Arabisobanura ukuntu babyigaga, ndavuga newe nabyumvise kandi niko bimeze. Ibiro nta gitangaza kirimo banyarwandakazi, ariko ni nabyiza kongera kubigarukaho, ariko ndidusuzugura ababyeyi, ndidusuzugure ababyeyi bitangira ingo zabo, ababyeyi bindahemuka bubaka ingo zabo bakabyara ari abahutara abatutsi. Ntabwo turamuka biratandukanye nk'inyamaswa zitabyarana, murabizi ko ibyo ngibyo byabayeho biriho, ariko tubanye abantu badafite abahuriye n'ibya politiki, batabyifite icyo basaba mu byerekeye ubuyobozi bw'igihugu, bashaka kwiberaho gusa. Abo ngabo turabazi iwacu mu miryango yacu, ku misozi yacu, mu ngo zacu. Ibyo ngibyo ntabwo twabireka ngo bite gutyo tutagize icyo tubivuga mwuka byaramo. Ushaka kwivugira bene ayo magambo ajya bivugira wenda mu kabari bisangira, ariko nutaha nawe uzi ko atari ko bimeze. Ariko nubura na komando nyine uri mu kazi nabyo bimenye, kuko abo ngabo bo bakora akazi bica n'abantu, ibyo nta gitangaza kirimo. Ariko aba komando dosharume abatutsi kazi gusa bamenye ko FPR yateye intambwe
ifite abahutukazi ahubwo yohereza no ku bahutu ntibanarabukwe ntibararabuka ko basuwe. Uribaza ko ahantu hose bahohereza abatutsi bakagerayo. Hari abakinze imiryango neza baravuga ati mututsi kure ntazatwegere. Wowe mwohereza buri wese bazidozeye. Bazidoze da. Buri wese bazidozeye. Niba harakingiranye abatutsi bazakoherereza umuhutu. Ese bazamubura? Ko mutekereza ko inkotanyi zikomeye kubera abatutsi. Koko nibyo? Kubyibazaho nabyo. Zikomeye kubera ko zifashijwe n'abatutsi. Kubyibazaho nabyo niba ariho imbaraga zikomeye ziri koko mu by'ukuri. Nacyo ni ikibazo, icyo ni ikiganiro ahubwo. Inkotanyi zikomejwe n'imbaraga z'abatutsi koko gusa. Zikomejwe nuko zishyigikiwe n'abatutsi. Kame mugira kandi kenge mugira makandi kenge mureke kujya mu mujyo w'inkotanyi uko zibabwiye gusa ngo zijya zibashorera zibaburuze mu gihe zizi bibababaje nago zibiyobewe zirabizi ziza amaranga mutima yanyari niho zitacingana kuko ko zibazanire kwabatutsi bongera babateze mu bambare ese mugira ngo bana amaranga mutima bagira abo bagira amaranga mutima barababara bararakara ntabwo babyishimira nabo. Murakoze abanyarwandakazi, icyo kiganiro cyari ngombwa ko tukigarukaho no muri Kongo hari ababimbajijeho nuko mbabwira icyo mbitekerezaho, ariko icyo navugaga nicyo ngicyo ko bakwiye nyabone gutandukanya abasirikari babonye abo ngabo Ekenge yabonye kuko yarababonye abo bajya hirya no hino babatumye bari mu kazi kabo, ntabwo ucunze ko ari abatutsi kazi gusa kwibeshya, ntabwo ari bo gusa bakoresha n'abanyamahanga barabakoresha n'abandi barabakoresha n'abatukazi barabakoresha. Ibyo rero nta gitangaza kirimo, mwumve gusa ko kana inkotanyi zimerewe nabi, naho tugaruka naho turi busozereze, zimerewe nabi, buri gihe zimerewe nabi rero bagomba kuzitabara n'abatutsi. Ejo bundi numvise ninde babazagara ntimwabibonye muri Loni bari kuvuga ibyerekeye gutera Uvira. Ambasaderi aho kuvuga ibyo ari kumubaza ngo murabizi ngo abanyamurenge ngo n'abatutsi ngo barabaga, niko se wowe ambasaderi wo mu Rwanda uri ambasaderi w'abanyamurenge ninde wo gushinze abatutsi bo muri Kongo, wowe ujya gutegeka abatutsi bari hose abo wita abatutsi ngo ariko ngo urabizi ngo bari kubica ngo subiza mwebwe mwateye mwamaza abantu abatutsi barabanga ibyo bintu byo gukinisha abatutsi rero by'inkotanyi ni ibintu n'uwo mukino twagombye kuba tumenye uko uteye, bivuye ku basirikare bigiye ku badamu rero n'abakobwa. Ibyo nabwo uko babigenza twagombye kubimenya tukabyitwararika ku buryo bukomeye, kuko hari ingufu bitwangiririza, hari ugushyira hamwe bitwangiririza, ariko ubu ndabona twari dukwiye guhuza imbaraga tukamagana inkotanyi, ibintu byo gukinira ku bantu no gushaka kubambika amasura uko zo zibyifuza, umunsi umwe bazabyishyura. Bari abana bakoreshejwe muri biriya nibatangira kuvuga, nibahabwa amahirwe yo kuvuga uko byagenze n'ibyo bakoreshejwe, tuzafunga amatwi, ariko harimwe azagomba kubihanirwa byanze bikunze. Ngayo nguko rero hari icyo ushaka byongeraho Minisitiri Mwemayire ngo tuve kuri iyi ngingo tunasoza ikiganiro. Iyi ngingo nyivuze icyo nayitekerezagaho vraiment abantu nibave muri ibi tere nuko nguko ibintu biza abantu bakina basanga bisenyeyeho nta mpamvu. Ntabwo ari byiza ko zizajya zitujugunyira ibibuye ngo tubyiruke rwose. Simvuze ko Ekenge ari bo bamutumye ngo abivuge, ariko nyine bagize Imana. Urabona ikiganiro ari cyo cyonyine mbisabire rwose, mbasabe nagira umuntu wongera kunsaba opinion kuri ibi bintu please. Byamaze kuntera sesemorete. Hari abatutsi barasiwe mu Ruhengeri muri cya gitero cy'inyenzi igihe zazaga zikenda gufata Kigali zikenda kugera muri Kigali. Hari abatutsi barasiwe mu Ruhengeri. Uzi cyatumye abo batutsi baraswa? Hatambukijwe tracte bavuga guverinoma inyenzi zari gushyiraho iyo zifata ubutegetsi. Uri kuvuga bya bindi bya kera muri 70 nta zitarabicishije kandi zikanateza chaos izahoraho irinze kutugeza ahangaha. Uzabo batutsi ari bande nabari banze guhungana n'abandi basigaye ngo bafatanye n'ubutegetsi, babandi bakoze revolution bari baraho bari kumwe n'abandi. Inkotanyi ziragatsirika zabicishije gute? Zateye igitero zirangije zikwiza tracte ngo dore ngo guverinoma ngo twari gushyiraho iyo dufata Kigali, zihera kuri abo batutsi bose zibashyiraho. Abandi baravuga ati sha burya mwari muturimo ari iyo gahunda mufite.
mu bihe by'intambara mu bihe bya tansi ikomeye abantu bashaka kudashishoza abo ngabo nibo ba mbere barasiwe mu ruhengeri ariko inkotanyi ntageze zitabidukinnye iyo mikino no muri 94 hahandi bari bagutaye muri cya cyobo se ntabwo rwa rugo rw'abatutsi bari bagiye se uko batagiye muri icyo cyobo bari baracukuye aho ngaho bari bagiye ko bitubajije iyi mikino y'inkotanyi zo guhora zishyira abantu mu kibazo habo ndibaza iki kibazo kizakemurwa nande mu by'ukuri ninde ugomba kumvisha abanyarwanda abahutu n'abatutsi turimo kugenda tugikemura burya nk'ubu ubu tuvuganye reka ndebe umubare w'abantu twari kumwanga ndarenga 1100 ingahe hafi 200 ntabwo habuze abantu nka 500 bamenye neza ko bari bayobye babivuyemo. Urakoze banyarwandakazi rero reka dukomeze tubifurize umunsi mwiza ariko twongere tubibutse uyu mwaka twatangiye no wa 2026 muri guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro twawise umwaka w'inzibacyuho ya mwari muzi ko tuzi impamvu turi kubyibivuga gutyo ariko namwe sinshidikanya ko muzi ko turi kuvuga ibyo tuzi ko ari umwaka w'inzibacyuho. Inzibacyuho bisobanura iki? Ntago ari nge wabitambutsa singe wabigira abandi komanda bazakomande banabisuzume barebe birashoboka ko uyu mwaka wazashira rwose hariho indi leta wenda yitwa inzibacyuho koko ariko isimbura inkotanyi. Kubera iki? Inkotanyi zikomeje gahunda yo kwiyahura ubu ngubu rero zigiye kwiyahura zite nimubona ziteye Kongo zikongera ngo zikikorera ibitwaro ngo zigiye Karemi nimushaka sinzi buri wese afata umwanzuro uko ushaka ariko ndabibabwiye niyo kandi zitabikora niyo zitajya Karemi uyu mwaka n'uwazo wo kugenda hari ubwo naba nkabije bivuze gutyo kubera ko uvira ubwayo yarangije kubasinyira urupfu nako soko nibo barwisinyiye batera Uvira nta kuri byagenda no kwanga kuva muri Kongo se bayivuyemo ntayo baravamo. Ibyo rero ntimurangare ngo zibazane mu bindi mu mandazi ngo mugiye kuvuga ngo batutsikaze ngo mugiye kuvuga murebe inkotanyi bigezehe ziri mu biki biraza kugenda gute turabyitegura gute igihugu turacyubaka gute kuko iby'inkotanyi byo uyu mwaka uzarangira inkotanyi zarabaye amateka. Minisitiri Mwemayire ijambo ryo gusoza ni ryawe n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi twagarutse mu biganiro twagarutse mu kazi dukomeje kubifuriza umwaka mwiza ariko uyu mwaka guhera ku itariki ya mbere y'ejo hashize n'uyu munsi ku itariki ya kabiri mutangire mubare buri munsi bigiye kuba mu bikurikiranire hafi ukwezi kwa kabiri kuzajya gushira mwarangije kubona byinshi mufite amakuru menshi yuko umwaka ugiye kugenda ariko umwaka ndawureba ukanshisha kandi ntunjisha nabi kuko mbona ari umwaka w'inkotanyi wo kugenda kwa heri FPR kwende salamu Mwemayire ijambo ni ryawe. Bawe mvuga ngo kwa heri Haruna ngo bye Haruna akarero inkotanyi zo zagiye angere umwaka wa 2025 ubwawo waranshimishije umwaka waciyemo ibintu byiza kandi byinshi ku muntu uwo ari we wese warebaga uko inkotanyi struggling ni kwa kuntu umuntu aba arimo asa mu mwuka rero birakomeje kandi uko iminsi yiyongera niko biba bikurushaho kuri zo kandi biba byiza kuri twe so ndagira ngo buri wese bamugana cyane ku maso ibibuye nibiza twababwiye ko na Tarsisi twababwiye ko tubiherekeza tukabigeza mu kabande tukagaruka tugakomeza urugamba mureke rero twigarukire ku rugamba izi nkuru z'urucantege zo gushaka uducamo ibice muzihorere ntacyo zitumariye rwose habe na gatoya mureke tujya mu mujyo ushegesha inkotanyi apana wo kuzihakuka. Urakoze reka nsoze nongera kubibutsa konvansiyo y'Ipari twageze ku itariki ya kabiri ejo ku itariki ya 5 bazaba bashoje kwandika konvansiyo zaba ku itariki ya 10 bavuze ko ari guhera saa 8 ariko ubwo saa 6 muzatangire gushika saa 6 abiyandikishije munyure kwa Ministre Maria Goretti munyure kwa Inyasi Rudahunga Maître Inyasi Rudahunga nabonye wa wundi Gasyori yaratangiye kubatuka cyane abihanangirizaho ariko nawe n'umwanzi w'ibyiza Gasyori ntimuzamufunge muzamwehorere muzamureke reka tubyihorera ariko azagira uko asobanura birayirwaga yandika nuko ku itariki ya 10 rwose saa 6 muzabe muri kuhagera ibirori nanjye bavuga ibirori bizatangira hafi saa 8 ariko saa 6 muzabe muri kwashyika ntabwo bigeze batangaza ku mugaragara adresse si ngombwa ushaka kwiyandikisha azanyure kuri Inyasi cyangwa kuri Goretti cyangwa nanjye unyureho nzakubwira hari n'abari kunyuraho mpita mbarangira uko bari bubigenze kugira ngo bashe kwiyandikisha. Ni convention régionale niyo mu Bufaransa n'abatuye Bufaransa ntabwo ari mpuzamahanga ariko ni regionale aho mu Bufaransa rero mwese muratumiwe muze mwumva icyo tuzaba tubavugira icyo tuzaba tuganira. Icyo mbasezeranije nuko
ari utubanga tw'ingenzi tutirirwa tuvugira hano tuzababwira uko ibintu byifashe nuko turi kubona uyu mwaka nuko turi kubona inkotanyi ziri kwiyahura nuko ziri kugenda muri convention regionale ya Paris. Rero nimuze, nabonye barabateguriye abagore barabateguriye sare ishobora kujyamo abantu 200, muzagaburirwa neza, musangire, mufate ibiganiro. Hari ukuntu bizabiteye, nabonye uko babiteguye bishimishije. Nta nubwo ari ho honyine hazabera convention regionale, twababwiye ko ari convention ahantu 9 si 9 ni 9 ni 7 hazabera convention regionale. Izabera muri Scandinavia, muri bira bihugu byiri ya ruguru bazakora yabo, mu Bubiligi bazakora yabo, mu Budage bazakora yabo, muri Canada bazakora yabo, muri Amerika bazakora yabo, muri Malawi bazakora yabo, muri South Africa bazakora yabo. Izo nizo convention regionale zigiye kuba muri iyi minsi kugira ngo babasobanurire mwitegure mbese ibyerekeye gusubira no mu gihugu cyanyu. Niyo mpamvu bavuga ngo Grex irakataje mu mishinga yayo. Biranashoboka ko mu minsi iri imbere mwazumva hari ikindi kintu gitangajwe ko abantu bari kurwana urugamba abantu bagenda banaruhindura. Hari igihe Grex byagera ikifatanya n'abandi, nabyo muzabibona muri iyi minsi kugira ngo urugamba runihute cyangwa se rugira isura rugomba kugira. Muzabibona nabyo byose ntimugire ikibazo. Ariko nagira ngo mbabwire ngo iyi convention regionale ndabitumiriye nanjye ku buryo bw'umwihariko. Iyi Paris kubera ko ariyo ya mbere izaba ku itariki 10, nanjye ndabatumiye, nanjye zaba mpari. Muzaze tuganire turebe uko muzatubaza ibibazo byose mushaka kutubaza, tubabwire amakuru. Abashaka gutera n'imishinga ya Grex inkunga muyitera inkunga ntimuzabyibagirwe, tugeza ahakomeye cyane. Ariko bizaba bimeze neza, tuzasangira ubunani. Ngaho rero mu biganireho ntimubyibuze. Abanyarwanda dusanga ngo ingeso itari nziza cyane, ariko nta n'ikitwaye kwiyandikisha ku munota wa nyuma, kigeze no kwiyandikisha. Mwiyandikisha, nta uzaza atariyandikije nibishoboka ko ntazamenya n'inzira yaho byabereye. Mubaze Minister Goretti, dore nimero iratambuka, dore ngiye imbere yanyu. Nimero iratambuka, dore ni 0624717484 iyo ni imwe. Indi ni 068404032801. Mubandikira abangaba cyangwa se nanjye munyandikire mumbaze. Abashaka kwitera inkunga munyure kuri ba Goretti, ariko wanyuraho nanjye ubutumwa nabusohoza. Iyi convention izabe convention nziza. Ubu se dusoje tubaha akaririmbo ngo Gana Grex muri iminsi, ariko karacuranzwe banza kajyanye n'ibihe mwema. Bagane Grex rwose. Grex ni igisubizo cyawe, ni igisubizo afite kugeza uyu munota. Nta wipinga, nta nuyiyinga nge ndabona. Tuzagira umwaka, ubundi uyu mwaka twagomba kwitwa wa Grex nyine, nuko mwari kubyumva ntimwari gusobanukirwa ibyo bishaka kuvuga. Ariko ibyo yaharaniye mu myaka 8 muri uyu mwaka wa 2026 ari igihe azabereka ko ari intambwe yateye, atari ukwiremera, atari ukubirataho, ariko ari igihe azabereka ngo bya bindi maze imyaka 8 yubaka, ya kipe imaze imyaka 8 yubaka ku manywa na nijoro imaze iki. Utegereze gatoya, ntabwo tuzapfa tutabibonye. Ikipe imeze nka ya nkuge nyamara. Ntabwo tuzapfa twese tutabibonye, mu bitegereze muzabibona. Gana Grex rero ngo ikukira giza gahinda, ariko niyo umugoroba umwe nikose. Gana Grex danga ko nikaze tukabyina. Grex twaje turabahizi, twambaye ukuri n'ubudakemwa, byose byo bari baratembagaje, turaje tubeshere ku murongo. Humura Rwanda, abo wahetse nyakuri nitwe tuje, baba konsomateri nibo bakugejeje ahahaga, bakubereye ibirungo, bahangayitse abo wahetse, barya kumwana na nyina, barya k'imfubyi n'umupfakazi. Gana Grex igukiza gahinda, Gana Grex igukiza umubabaro, Gana Grex igukiza gahinda, Gana Grex igukiza umubabaro. Turi ku rugamba rwo kwibahora no kubahora abandi banyarwanda bari mu gihugu n'abari hanze ngo batahuke. Turi ku rugamba akimuhana kazi, imvura ihise mugezi nawe tera inkunga Grex. Shigikira ibikorwa byo kwibahora, wipfa kureberera urugamba mugacyo ufite
tangaho umusanzu upfa kwicara abandi bahagaze sigaho ubugwari witinya urugamba igukiza agahinda Ghana Galaxy igukiza umubabaro Ghana Galaxy igukiza agahinda Ghana Galaxy igukiza umubabaro na Tomasi yifatanyije n'abanyarwanda bose bari mu kangaratete habari mu kaga habasenyewe abambuwe ibibanza n'abambuwe utwabo aragira ati muhumure byo mubona ntibizongera ukundi hahagaze n'abasore b'intarumikwa aragira ati muhumure mugacyo ufite tangaho umusanzu upfa kwicara abandi bahagaze sigaho ubugwari witinya urugamba igukiza